Uyu munsi wa none ku itariki 19 Ukuboza mwaka wa 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari ikiganiro cyabaye cyahujije abanyamuryango ba RPF Inkotanyi cyangwa se FPR Inkotanyi. Ahangaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku bayobozi baha serivisi mbi abaturage cyangwa se serivisi zitanoze. Mu magambo ye yakomeje agira ati: umuturage ku isonga cyangwa se abaturage bakenera serivisi bakajya kuzaka ahantu runaka bagategereza igihe kinini kandi bakazihabwa babwirwa nabi, batukwa mbese cyangwa se batotezwa babwirwa amagambo atari meza, kandi uzibaha ni umuturage cyangwa se n'umuyobozi uhembwa na leta ubona agashara ke ka buri kwezi. Umuturage uje umugana ni umuturage uje ashonje ukeneye kurya cyangwa ufite inzara, ariko umuyobozi weho wariye umeze neza hanyuma ukabwira umuturage nabo umukandamiza umubwira amagambo mabi. Gusa ibi byose yabigarutseho avuga yuko abayobozi nk'abo ngabo nabo bakeneye gukubitwa inkoni bakumva uko bimera cyangwa se bakeneye kumvishwa ubwo bubabare cyangwa se uko bimera. Uyu munsi wa none Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje yivuye inyuma ko atajya ajenjekera umuyobozi wese utanga serivisi nabi kandi abihemberwa cyangwa se abifitiye mu nshingano. Niyo mpamvu uyu munsi wa none yakebuye abayobozi bose bafite imyitwarire cyangwa se imico nk'iyo ngiyo. Yagomeje akebura abayobozi barangarana abaturage cyane cyane, atanga urugero nko ku baganga bakora mu bitaro. Umurwayi akaza arembye abura kugukanga apfe, hanyuma ukamurangarana ukigira muri telefone ukajya kuri chat kandi wenda biterekeranye n'ubwo buvuzi agiye guhabwa, bikarangira umuntu abacitse agatakaza ubuzima kubera uburangare n'ubujiji. Bimwe mu bintu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atajya akunda ni ukujenjekera abaturage cyangwa se abantu b'indangare, kubera yuko ni umugabo uzi gukora kandi ukora ibintu byo vuba vuba yirukanka kubera yuko arabizi ko igihe kitajya gihagarara. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize umuyobozi runaka amuha inshingano ariko akanazirahira ko azayishyira mu bikorwa ubudahagarara. Ariko uyu munsi wa none Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku bayobozi bagira imyitwarire nk'iyo ngiyo. Si ibyo gusa yagarutseho, umuryango wa FPR Inkotanyi wakoze amavugurura mu buyobozi cyangwa se muri komite nyobozi isanzwe ikora cyangwa se basanzwe bakorana, bakaba bakoze impinduka mu buyobozi bwo hejuru ndetse n'abandi bantu batandukanye bafitemo akazi muri izo nzego zitandukanye. Gomeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi. Njye nitwa Irize Taifa, ndabashimiye cyane. Wowe utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane amakuru yacu mu ba mbere. Ciao ciao.